Welcome back to the channel. This is Karen Joy talking. Twagarutse uyu munsi ibintu nabateguriye biraryoshye cyane. Nizere ko uri bukurikira aka video kuva gatangiye kugera karangiye, kubera ko nutakarangiza you miss something big. No kuri ibintu nabateguriye uyu munsi muraza kuba interested. Nizere ko abantu mwese mukunda, abantu mufite urukundo, abantu kuko nta muntu utagira urukundo. No kuri nuko twese tubwirengagiza ariko tugira urukundo. Uyu munsi rero tuje kuganira ku buryo butanu wakoresha umubwira ko umukunda bikakorohera. Ese wari uzi ko hari igihe bishobora kukorohera kandi wavuze ati ndabitinya ko mu buzima busanzwe twese turakunda. Hari igihe ugira umuntu crush ukamukunda, bindi bito kuba hari n'igihe ugira love at first sight. Biragora kugira ngo ubwire umuntu ko umukunda. Uyu munsi rero nje kubaganiriza ku bintu biri butume bya bintu wabonaga bikomeye, bya bintu wajyaga bita ko byakugora bikorohera, kubera ko urwo rukundo twese turarugira. Dukunda abantu ugasanga turabatinya, ugasanga nyine mbese ubuze ukuntu umubwira ko umukunda kandi murahorana wenda, cyangwa se mbese mubonana ahantu henshi. Hari uburyo butanu rero wabwira umuntu ko umukunda bikakorohera. Icya mbere, buriya ni byiza kugira ngo ukundane n'umuntu. Hari umuntu wanditse aravuga ngo imagine finding friendship and love at the same time. Ni ibintu biryoshye cyane kuko abo bantu ntibapfa no gutandukana. Ni byiza ko rero ubanza ukamugira inshuti umuntu ushaka kubwira ko ukunda. Akenshi na kenshi uhita utekereza ko azagushyira muri friend zone cyangwa bro zone. No, hari ukuba wamushyize mu kumugira inshuti ariko bitarengereye, kubera ko wowe ufite gahunda yo kuzamubwira ko umukunda. Mugira inshuti, utangire umuganirize, mutangire mumenye amasekre yanyu agiye atandukanye. Muri uko umuntu ugenda umumenya, ugenda ushishuraho akantu kamwe. Abantu tumeze nka onions. The more you peel, the more you get the like sweetest thing. Urabona hari ukuntu uko ugenda ukuraho akaleya kamwe k'igitunguru, niko nyine ugenda ubona akantu keza, kuko iyo ikiri inyuma kiba kigisa nabi, ariko uko ugenda upilinga hagenda haza akantu keza. Ni byiza ko ubanza ukamugira inshuti, mukaganira, ukamubwira amasekre yawe nawe ukakubwira ye, mbese mukisanzurana. Ibyo bintu bizagufasha gake gake, kuko kumubwira ko umukunda bituma unamutinyuka, kuko kumubwira ko umukunda bizakorohera. Hari ikindi kintu cya kabiri rero ushobora gukora nyine bikakorohera kubwira umuntu ko umukunda. Wa muntu ukunda gerageza mugerageza ibintu bishyashya muri kumwe. Nk'urugero, ntiwakundaga nko gufata amafoto, ntukunda kwifotoza mu buzima busanzwe, cyangwa se we ntabikunda, gerageza umuconvincinge ku buryo nyine mwifotozanya udufoto bya bintu atakoraga. Niba atajya agenda mu muhanda n'amaguru ngo walking like at night, mubwira uti tugende dutembere. Nta bintu nyine mugati ntago bikomeye cyane, ngo ni ukugenda tukagaruka turi inshuti. Mbese ntabwo ari byiza ko nyine muguma muri ya mondi imwe ngo muraganire wamusebuya. Mugerageze ibintu bishyashya, mugende n'amaguru, mu hiking, mutembere ahantu hose, ahantu utajya kugera. Niba uri wa muntu, hari abantu baba bakunda inzoga ku buryo yumva atakinjira nko muri coffee shop. Bigerageze mugerane muri coffee shop, by'ubu uzamwibuke ko ari umuntu wenyine wakwinjije muri coffee shop utajya kuyinjiramo. Mugerageze ibintu bishyashya. Ikindi kintu cya gatatu ari nacyo cy'ingenzi cyane bura kugira ngo umuntu mukunde cyane, gerageza ugerageze rero twa tuntu tumushimisha. Buriya ni nk'uko nabikubwiye, uko umuntu ugenda umumenya gake gake ugenda umenya ibintu byinshi. Reba bya bintu bimushimisha, gusanga akunda music, wowe buri gihe urumujyana kureba umupira w'amaguru kandi ntabwo abikunda ibyo bintu, apfa kubikora kubera ko nyine ashaka kugira ngo mube inshuti. Niba akunda music, kubera ko utamujyana ahantu habaye igitaramo abantu bari kuririmba, kubera ko mutajya muri karaoke ukamwumvisha indirimbo, nyine iga ibintu byose mushimisha. Ushobora gusanga nanone yikundira nko kureba film, mujyane muri theater murebe filme. Ni byiza cyane kuko bizatuma nyine agirira wa mwanya w'ibyishimo, kwibukira ntazajya kwibuka yibuka wa muntu runaka ya nshuti yanjye nabonye ejo bundi, uzi ko twajyanye kureba filme, byari ibintu byiza cyane. Ugasanga yagushimiye cyane, making sure ko ibintu umukoresha mbese arabikunda. Yego. Ikindi kintu cya kane ari nacyo cyiza cyane, cyiza gituma buri umuntu
agenda kwiyumvamo. Hari ibintu ushobora gukora umuntu akagukunda atanabishaka. Rimwe na rimwe jya umubwira musohoke, ni kuwa gatanu ngwino tugende, turajya hehe, uyu munsi turajya ahangaha, ngwino tujye ahangaha, mutumire muri anniversaire yawe aza gufetera anniversaire, mubwire congratulation kuri anniversaire ye, bizatuma abona kuri ya nshuti nyine ihora imwitayeho. Mubwira uti mbese niba wagize ibyago mubwira gutabare, niba mbese buri kintu cyose mwereke ko muri kumwe, mushyire muri gahunda zawe. Ikindi kintu cya gatanu ari nacyo gituma umuntu ashobora kugukunda atari yabyiteguye nubwo atarabizi ko umukunda. Bajya bavuga ngo when someone opens his heart or her heart, nuko aba yakwizeye baragutrustinze. Gerageza ufungure umutima wawe, mufungure umutima wawe, mwereke mbese ko nta hantu muhishe. Tuma nyine aba comfortable muri kuganira ibintu byose akubwire. Wari waba inshuti n'umuntu ugasanga ari kubwira utuntu dukuri yakubwiye, uwo muntu aba yakwizeye. Burya no kugukunda byakoroha. Ushobora no gusanga agukunda nuko wenda arategereje ko wenda uzaba uwa mbere, cyangwa se wenda aba afite ubwoba. Ariko uwo muntu nyine tuma muganira, ufungure umutima wawe, kuko buriya ibintu ni two way. Niba ushaka kuganiriza umuntu, banza nawe umuganirize, n'umufungurira umutima nawe bizahita byoroha gufungura we. Ibyo bintu bitanu nkubwiye ndabikora, ukabikorera wa muntu ukunda, wundi wakunze, wa crush wawe, wa muntu wari ufite ubwoba bwo gukunda. Ibyo bintu nubikora nawe ubwawe uzaba warahindutse, ku buryo kumubwira ko umukunda bizahita bikorohera. Kuko mbere ibyo bintu mwari mutarabigerageza, mwari mutarakora ibintu bishyashya, mwari mutarasohoka, mbese wari utaramenya n'ibintu akunda. Kuko hari n'igihe ushobora no gusanga adakunda type yawe, ugahita ubimenya ukanabyikuramo. Ni byiza ko ubanza ukamenya umuntu ugiye gukunda, ukamumenya neza, ukamusobanukirwa ku buryo bizakorohera. Nakoze kunkurikirana rero. Ushobora gusanga iyi video itagufashije wenda, ariko hari undi muntu wawe uzi yafasha. Please share this video to your friends. Igera ahantu kure, kuko ndabizi iyi video hari umuntu izafasha. Hari umuntu bakunda umuntu ariko yabuze ukuntu abimubwira, kandi ibi bintu ndabizi neza ko nagerageza kimwe muri byo, cyangwa se byose icyarimwe, cyangwa bitatu muri byo bizamufasha. Please, if you like this video, please thumbs up, tubibone, kora like, share this video, and mukomeze gukora subscribe. Ndabakunda. Bye bye.